Nk'ibisanzwe iyi ni ya nkuru ibirimo isomo tubagezaho buri munsi kuri ino YouTube channel yacu niyo Daniel Official. Tuguhaye ikaze nanone rero niba uri umusangwa, niba uri mushyashya kandi nawe tuguhaye ikaze. Nagusaba kureba handitse subscribe ukahakanda ugakanda no kunzogera kugira ngo tujye tubana. Nk'ibisanzwe rero iyi nkuru niza kukwigisha cyangwa se wenda iri bukunezeze, uze gukora share no ku nshuti yawe nayo ibashe kumenya ibyo wamenye. Byaba ari byiza rwose ugiye unezerwa n'ikintu ukaba wagisangiza na mugenzi wawe nawe akaba yanezerwa. Inkuru rero ngiye kubagezaho, harya rimwe na rimwe tureba ibintu byo gukora tukumva tutabikora bitewe n'iki, bitewe n'ubunebwe tujya tugira muri twebwe, tukumva ko rwose tudagomba gukora, tukumva ko tugomba kurya ntacyo twakoze, kandi burya biriya byangiza umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi yewe bigatuma ubaho nabi cyane, bigatuma wanduranya ku bandi. Ndagira ngo wumve neza rero iyi nkuru, tuyumve neza kugera irangiye, tugire isomo dukuramo. Igihe kimwe hariho umusore, uwo musore yari umunebwe cyane, yumvaga ko rwose agomba kurya nta kimugoye. Igihe kimwe ajya kwiba pome z'umusaza, umusaza aramubona ati we bite byawe? Umusore agira ubwoba bwinshi ariruka ahungira mu ishyamba. Mu guhungira mu ishyamba abona ikirura rwose cyari gishaje cyane no guhiga ubwabyo kitabasha kwihigira. Umusore akiri aho abona intare iraje, intare yari ifite inyama mu kanwa kayo. Vuba vuba n'abagangu umusore ahita yurira igiti ngo atabare ubuzima bwe. Cya kirura kiguma aho ngaho hasi. Umusore agiye kubona abona ya ntare iraje isigiye ya nyama yari ifite cya kirura. Umusore ati biriya nabyo ni ibitangaza by'Imana, heriya ni imipangu y'Imana. Umusore yizeraga ko rwose Imana iba ifite umupangu kuri buri kinyabuzima cyose yaremye. Umusore abonye intare imaze kugenda amanuka mu giti, aratekereza ati nanjye reka nshaka aho nicara ubundi negereze unzanira ibiryo, nanjye Imana imfiteho umugambi. Umusore arangije yicara umunsi wose nawe umuzanira ibiryo ntacyo kurya abona. Inzara imaze kumwica arahaguruka aragenda, ari kugenda mu nzira ahura n'umusaza. Ati yewe wa musaza we, uzi n'ikindi? Arangije abwira wa musaza ya nkuru yose ya yanare ndetse na cya kirura. Umusaza arangije aramubwira ati yego nibyo, Imana idufiteho umugambi, ariko Imana ntikeneye ko tuba nk'icyo kirura, ahubwo ikeneye ko tuba nk'intare natwe tukihigira. Umusore yarabyumvishe, yumva ko agomba gukura amaboko mu mufuka ubundi agakora nawe akihigira hakaba nk'intare. Natwe iyi nkuru dufite gukuramo isomo rikomeye cyane. Nibyo muri ubu buzima twese dukenera ubufasha, nawe ubura icyo akenera ku muntu, twese turakenerana. Ariko nanone si ngombwa ko buri gihe uzajya uhora uteze amaboko ngo ukeneye abagufasha. Nawe ugomba gukura amaboko mu mufuka ubundi ugakora ukihigira ukaba nk'intare. Iteka uzaharanire kuba nk'intare, uzaharanire kwirwanirira, nibwo burya abantu bagufata nk'umuntu ukomeye. Iyo uhora ufashwe iteka ryose abantu bakubonamo nk'umunyantege nke, kandi rimwe na rimwe burya abantu baba bakeneye kutubona nk'abantu bakomeye. Dukeneye kuba intare natwe tukihigira, tutabaye nk'ibirura nabyo bishaje bikenera ko rwose babihigira, cyangwa se ngo twigire inama. Muri iri shyamba ry'ubuzima, muri iri shyamba ry'isi, tugomba kuba intare natwe tukihigira, tudateze amaboko ku bandi ngo bazadufasha. Nibyo uzakenera ugufasha, umushake numubona bizaba ari byiza, kubera ko ntawigira. Niba udakeneye ubufasha bw'amafaranga, ukeneye ubufasha bw'ibitekerezo. Niba udakeneye ubw'ibitekerezo, hari ubundi bufasha ukeneye, nibyo uzabona ugufasha. Ariko iteka ryose uzabanze wishakira ibisubizo, aho byanze aba ariho uzasaba ubufasha. Niwigira inama uzahora hasi, uzahora utekererezwa n'abo bahora bagufasha, bamaze kumva ko ntacyo ushoboye, bamaze kumva ko nta bitekererezo ugira. Nibagutekerereza ntuzitekerereza, nutitekerereza ntuzamenya ubushobozi bw'imbaraga zawe aho bugarukiye. Icyo nge rero nakwifuriza nuko nawe wahiga ukaba nk'intare, ubundi ukagira uruhare ku buzima bwawe. Impamvu intare tuyitangaho urugero ku bijyanye no gukomera, intare isa nk'inyamaswa itangaje. Intare ni umwami w'ishyamba. Kuba ari umwami w'ishyamba ariko siyo nyamaswa nini mu ishyamba ryose, kubera ko inzovu irayiruta. Si nayo nyamaswa ndende mu ishyamba ryose, kubera ko agasumbashyamba karayisumba.
si nayo nyamaswa ifite umuvuduko kurenza izindi nyamaswa zose mu ishyamba, kubera ko hari nyinshi rwose zirusha umuvuduko, ahubwo intare ifite ubwonko bukora neza. Rero nawe mu byo uzakora byose, mu byo utekereza gukora byose, banza ushyiremo ibitekerezo mbere y'imbaraga. Burya imbaraga zishobora gutanga umusaruro, ariko ntizatanga umusaruro ungana nk'uw'ibitekerezo. Shyiramo imbaraga ariko ushyiremo n'ubwenge bwinshi cyane. Uzabibona no mu buzima busanzwe. Burya uzarebe ku isi, abafite ubwenge, abafite ubwonko bukora neza, nibo usanga bayobora abandi. Njyewe rero ndi Niyo Daniel, buri munsi dukora post, tunejejwe no kubaha inkuru zibigisha. Kora subscribe ukande no kunzogera kugira ngo tujye tubana